kandi cyanshimiza munonga nka zone ya Ankole twamuruka munonga abo kuba icyo kwanza nicyo tusingireyo kugira abana bo kweta umupaka za USSSA nambwe no abo cyo twafuna miliyoni na mukaga zibagaruza za zone zeze kwa zirabana abeta bo mpakezi munonga bigira wana kumutara kumena kakanga no kweyongeramo abeta bo mpakezi umako kumutwa kandi abatukuratire tumusingisa abana nkisha tuneki so nashimirwa munonga akore kuzamutindo kucya uko byumona yana kamba cyangwa yana kamba so twashimirwa munonga izina rya Ankole yayongera kurangana pro mwakogu ensingire zone umufuna abantu abingi abaparticipate mu games kandi nangwa style necho kandi nabwe participate na byo okuwininga ibikopo kwa Ankole nakwe kweyongera higura karaginga cyaze umwako gurukwiye stage mwamana mengi making sure ngo twakuratara ingero za USSSA kandi ngumurajuretinga na Ankole habo kongerwaho slots abo ko wareba Kagari football graduated from 4 to 6 ko kureba mu volleyball we have 7 for boys, we have 5 for girls. That's a good improvement and ko kureba mu netball tuyibireza slot twajya Kampala abo ka performing nge twakivuga hari Ankole. Bind us together, bind us